kuri bije nkeya cyane, bije ya miliyoni 22 z'amanyarwanda urazizana tukwereye inzu mu mujyi wa Gisenyi ahitwa Mbuga Ngari, haruguru gatoya y'amashuri yitwa kwa Nyiragumiriza. Tuhafite iyi nzu ifite ibyumba 4, ikaba ifite indi nzu iyunganira inyuma itaruzura iyo mureba muri video, nayo ifite icyumba na salo inyuma, hanyuma ikaba ifite side ya toilette ariho inyuma y'aka kazu kandi kari iruhande h'iyi nzu nini. Hariyo douche na toilette, hakasohokerayo n'undi muryango usohoka muri iyi nzu nkuru ujya mu gikari. Rero hano hantu hafite ubuso 250 kugira ngo dushyiremo parking hano bizadusaba kuza tugasenya iki cyumba kuko ntabwo gifite akamaro kanini cyane nk'iyi nzu. Bamara gusenya iki cyumba tugakurura hano twageza harakwa irankuni yindi, hanyuma muno hagahita habonekamo space yo guparikingamo imodoka. Nta modoka itajyamo kuko hano ni hanini, ni hagari turamutse dukuyemo iki cyumba. Hano hantu rero twagurisha kuri miliyoni 22. Kara kayira haramubona urusinga ni inzira yindi ijya mu gikari aho mwabonye iyo video y'amatafari. Ahantu hadateye sima, aka kayira niho kanyura kakajya kuri iyo nzu y'icyumba na salo yunganira inzu. Kuri budget nkeya cyane mutugane tubihere amazu mu mujyi wa Rubavu. Iyi nzu yose irimo sima hose hasi ndetse no hejuru harimo parafo isanzwe. Muduhamagare kuri izo nimero tubihere inzu, kandi kuri bije nkeya turabafasha gutura mu mujyi wa Rubavu. Turabakunda cyane.